mambo vipi bimeze bite ndacyari namba uno banyita Rocky abanzi nago bangereranya abamenye nago bacidikanyaho ni kuri BTN TV ibisanzwe buri munsi guhera agasa 9 ya televiziyo imwe icye itunganye ndetse izi filmu ukazisanga no kuri website bita Agasobanuye films.com abakomeje kuvuga ngo filime ni muri kuzibona naho hantu zisanga amafaranga make ukagura abonema filmu ukayuzirebera kuri iyo website bimeze bite You have been an example to others. That's why I want to wish you a happy birthday again. You are a true gem. You have brought me good manners and good qualities. You are an eternal fragrance to me. For the manners you brought me.